Turasuhuje kandi tubaha ikaze bakunzi ba Irasuhuza TV, twizere ko mumeze neza kandi tubifuriza kugubwa neza. Imbere ya kamera murahabona Prophete Rukundo, twongeye kugira umugisha wo kukwakira. Prophete, umeze ute? Ndamahoro, ndashima Imana. Ndabona Imana ikomeje kuturinda, twese turi amahoro, mbega turashima Imana. Ni byiza rwose, ni iby'igikundiro. Hashize igihe abantu batakubona kuri kamera bakumva kuri audio. Hari uburyo wajya kubagezaho ijambo ry'Imana. Ndakeka ko hari benshi babikunze. Wongeye wagarutse rero. Nongere nagarutse kandi ndanakomeje kuvuga ubutumwa bwiza. Turabona Imana ikomeje kuturinda kandi irimo iragenda ikora imirimo n'ibitangaza. Turabona Imana ikomeje kuba natwe, umurimo w'Imana, ubuzima bwa buri munsi, kandi turanyuzwe gukorera Imana. Hari umuntu warimbye ngo gukorera Imana nta gihombo kibamo, bikore neza maze wirebere. Turimo turakangura abantu ahubwo gukomeza nawe bakorera Imana, kuko nta gihombo kibamo. Uyu munsi wa none ushobora kubona nta nzira zihari, ariko iyo umuntu ajya akorera Imana, uko iminsi igenda yicuma agenda abona inyungu nyinshi kandi nziza mu bwo gukorera Imana. Abantu benshi bajyaga bibaza ngo wari uhugiye mu biki? Hari ivugabutumwa wari urimo, wari uhugiye he ko abantu bari bagukumbuye cyane? Nari mpuze mu buzima busanzwe, nanjye barimo senga Imana kandi nanakurura Imana ku itorero. Noneho ikindi ndimo nanjye ndashaka kubaka inzu isanzwe, barimo bisengera kugira ngo Imana ifashe. Nanjye nari ibintu bari kugenda ngerageza kugira ndebe ko Imana yadushyigikira, kuko ntabwo biba byoroshye cyane ko Imana buri inyura mu bantu bayo kugira ngo igire ikintu ikora. Ndizera ko hari bamwe mu bakunzi bacu ushobora kuzagira ugakorera umugisha. Ntawamenya, Imana ntibizi, ariko nibyo nyine tuba dutekereza, kandi bamaze iminsi nyine mbyirukamo ndebe ko nabyo Imana yabidushoboza, tukareba ko byakunda. Kandi iyo umuntu afite Imana, afite n'abantu, byose birashoboka. Yego cyane. Reka twinjire mu kiganiro tudatinze rero. Wabanza ukaturagiza Imana, tugakurikizaho ibindi. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, waraturinze, uraturengera. Reka ubutumwa tugiye gutambutsa hano bugire umusaruro kandi bugire umumaro kugiye kubwumva. Tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, kandi imbaraga z'Imana zikora ibintu bikomeye muri iki gicaniro. Umuntu wese ugiye kutwumva ave ku rwego rumwe agere ku rundi. Tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire n'abakristo, cyangwa tuganire n'abari kutwumva. Ni ubutumwa Imana yampaye buvuga ku mukiranutsi w'Imana. Umukiranutsi w'Imana, navuga ko hari nk'ibintu nka bitatu Imana imuteguriye kado. Imana iteguriye abantu bitwa abakiranutsi. Utangiye utubwira ngo ni ubutumwa bugenewe abakristo. Bugenewe abakristo. Ubu utari umukristo ntabwo ari buze kwisangamo. Utari umukristo turaza kumukangurira nawe kugira ngo abe umukristo, abe umwambure wacu nawe, kugira ngo abashe gufata ku nyungu zigiye kuboneka muri kuno kwezi, zigiye kuboneka muri uyu mwaka, ku bantu b'abakiranutsi, ku bantu bahisemo gukiranuka. Kuko kimwe mu kintu nabonye kuri iyi si, abantu basa nkaho bamwe badashobora harimo gukiranuka. Kandi naje gusanga kuba udashobora ikintu ntabwo bivuze ko abandi cyabananiye, ahubwo icyo umuntu aba asabwa ni ukwigira ku babishoboye, ukavuga uti gukiranuka birashoboka, kandi gukiranuka birashoboka. Ikimenyimenyi ko bishoboka ni uko hari ababishoboye, kandi Bibiliya itangiraho urugero, ndetse no mu isi bahari. Rero turaza kugendera muri ubuhanuzi nsanga muri Zaburi ya 92 hatubwira uburyo Imana yabivuzeho cyane. Iravuga ngo umukiranutsi icya mbere azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Libanoni. Iyi Zaburi ya 92 ku murongo waho wa 13, iryo jambo nshaka ko tuvugaho rivuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Libanoni.
urumva Dawidi arimo avuga kuri aya magambo yari arimo abwira abantu ameze nk'uri kubakangura abwire ngo burya umuntu witwa umukiranutsi Imana ifite ukuntu yamubikiye inyungu nyinshi. Ndashaka kubwira abantu bari muri iyi si cyangwa baduteze amatwi bari hirya no hino ku isi, kimwe mu kintu Imana yabikiye abantu cyiza harimo n'abantu bitwa abakiranutsi. Bibiliya iravuze ngo umukiranutsi cya mbere azashisha nk'umukindo. Iyo tuvuze gushisha bisobanuye kurindwa, bisobanuye guhabwa ibyangombwa byose by'ubuzima bikenewe. Iyo tuvuze gushisha bivuze guhabwa umugisha n'Imana. Iyo Imana ivuze ngo umukiranutsi azashisha, icya mbere ni uko umukiranutsi Imana ivuze ko izamuha umugisha, kandi uwo mugisha Imana izagenda iwunyuza mu bantu, kandi uwo mugisha uzagenda uwubona rimwe na rimwe ubona yuko bitanashoboka ko wawuhabwa, ariko Imana ibuguhereza. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu ngo bitoze gukiranuka. Bibiliya iravuze ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Nari ntangaje abantu bari kudutega amatwi, bitoze gukiranuka, bitoze kubana n'Imana, bitoze kugendana n'Imana. Kandi iyo tuvuze gukiranuka ni ukubaho ibyaha biba ariko ntubikore. Ntabwo umuntu akiranuka aho ibyaha bitaba. Uvuze akantu gakomeye cyane. Kubaho ibyaha biri ariko ntubikore. Gukiranuka bisobanuye kubahana ibyaha biri ariko we ntubikore. Kuba abantu bagambana we ntugambane, kuba abantu bakora ibiteye isoni we ntubikore, kuba aho abantu bashobora kwicana we ntiwice, kuba abantu bahisemo kuruga no kuvuga amagambo mabi we ntubikore. Icyo gihe iyo icyo kintu gifite muri wowe uba uri umukiranutsi w'Imana. None Porofete, ibyo bintu wabibasha gute? Wabibasha gute kuba uri ahantu, hari ahantu harimo abantu bagambana we ntubigambane? N'iki cyagushoboza kwitandukanya n'abo bantu? Ikintu cyagushoboza ni ukumenya Kristo. Iyo ufite Kristo muri wowe aragushoboza, kuko ntabwo twebwe ubundi dukiranuka ku bwacu, ahubwo dukiranuka kubwo kwizera Kristo. Iyo umuntu yizeye Kristo ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga, kuko iyo ufite Kristo agushoboza gukiranuka. Kuko gukiranuka kose cyangwa kuzuye tuguheshwa no kumenya Kristo. Iyo umuntu atazi Imana, iyo umuntu atigeze amenya Kristo, niyo mpamvu ubona hari ibyo ashobora gukora biteye isoni ukavuga ati uyu muntu yigeze amenya Imana. Ariko iyo uzi Kristo aragushoboza akagutsindishiriza, ndetse ugakiranuka mu buryo bwose, ku buryo n'Imana yikubonye ikwita umukiranutsi. Kwitwa umukiranutsi tubiheshwa no kwizera Kristo, kandi uko kwizera Kristo niko gutuma dutsindishirizwa, niko gutuma duheshwa gukiranuka, niko gutuma duheshwa kwizera Imana. Rero ndimo ndabwira abantu ngo abantu bizeye Kristo cyangwa abakiranutsi, Bibiliya irabavuze ngo icya mbere bazashisha, none icya kabiri ngo bazashyirwa hejuru. Icyampa abantu baduteze amatwi muri iyi minsi bakizera ko Imana igiye kubashyira hejuru. Uko gushyirwa hejuru rero Bibiliya ikugeranyije ngo n'igiti cy'umwerezi w'i Lebanoni. Iki giti cy'umwerezi ndaza kukivugaho ibintu bigeze kuri 5 cyangwa 6 bikiranga. Ni igiti Bibiliya yagereranyije nk'umukiranutsi, ariko kigira ibikiranga. Icya mbere iki giti umukindo, hari abantu benshi batawuzi. Ujya ubona mu mujyi wa Kigali hari ibiti birebire biba bifite amashami menshi agiye azamutse hejuru cyane, byiza cyane, bisa n'icyatsi. Bisa n'icyatsi, cyo no umukindo. Ariko ndashaka kuvugana no ku mwerezi. Umwerezi w'i Lebanoni. Iki giti cy'umwerezi w'i Lebanoni kirangwa n'ibintu bikurikira. Ni igiti kinini cyane kandi gikomeye, gishobora no kuramba imyaka myinshi. Umwerezi ni igiti kinini kandi aba ari na kirekire cyane, gifite no gukomera. Nta nubwo ushobora kugitemesha ishoka isanzwe, keretse ari imashini, kubera ko iyo ugikutemeshe ishoka kiragimba. Niba birivuze ngo umukiranutsi azashisha
umukindo ariko azashyirwa hejuru nk'umwerezi. Niba Bibiliya ivuze ngo azashyirwa hejuru nk'umwerezi, kandi umwerezi ukaba urangwa yuko ari igiti gikomeye, icyo giti kikaba gikomeye kandi uko gukomera kwacyo ntikibashe guhungabanwa n'ibonetse ibyo ari byo byose. Uko niko umukiranutsi w'Imana amera, arakomera mu bigeragezo, arakomera mu bibazo, arakomera mu ntambara, arakomera mu byago, akaba n'ahantu ubone ko ashobora kuba agiye kuhapfira, ariko kuko afite ari umwerezi ntabwo abasha kunyeganyezwa ibonetse ibyo ari byo byose. Ikindi kiranga iki giti cy'umwerezi, gifite impumuro yihariye. Inkwi zacyo ziba zihumura neza, kandi iyo zihiye zigatanga impumuro iramba. Uri kubona ibyo kintu? Igiti cy'umwerezi Lebanoni kinagira guhumura neza. Niko umukiranutsi w'Imana ameze. Umukiranutsi w'Imana yera imbuto, ahumurira abantu. Abantu baramwishimira, abantu abafite igikundiro, abantu baramunezererwa kubera ko ari umukiranutsi w'Imana. Icya gatatu, inkwi zacyo zirakomera kandi ntizibora vuba. Niyo mpamvu zikoreshwa mu bwubatsi no mu gukora ibikoresho bitandukanye. Urumva umukiranutsi w'Imana nawe niba biramugiranyije n'umwerezi Lebanoni, afite ugukomera muri we. Ntabwo apfa gusubira inyuma, ntabwo apfa gukora ibyaha uko byagenda kose. Agira kwirinda, akomera mu bibazo, akomera insengero zifunzwe, sinafunguwe, arakomera, ahorana ibihe byiza muri we mu gusenga. Bibiliya iravuze ngo umukiranutsi w'Imana azashyirwa hejuru. Indi nyungu ya kabiri yo kuba umukiranutsi w'Imana ni uko bivuze ngo azashyirwa hejuru. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro cyane. Amen. Nari ndimo ndatangaza abantu bari kutwumva bitoze kuba abakiranutsi b'Imana. Ikindi kiranga Profeta, turajya ku yindi ngingo, aho hantu tugiye ko umukiranutsi azashyirwa hejuru, wasa nk'uhatinda ukatubwira ukuntu umukiranutsi ashobora gushyirwa hejuru. Tubwira ukuntu nyine gushyirwa hejuru nko gusumba ubundi bwoko cyangwa abandi bantu. Nyine afite n'ukuntu muri we Bibiliya yamuvuzeho cyane. Ndimo ndacyavuga ibiranga iki giti cy'umwerezi, aricyo kigereranyo cy'umukiranutsi w'Imana. Niba birivuze ngo iki giti kigira impumuro nziza kandi kikagira gukomera, birasobanuye yuko umukiranutsi w'Imana kugira igikundiro mu bantu nako no gushyirwa hejuru. Gukomera mu bigeragezo uko nako no gushyirwa hejuru. Kubaho mu bikugerageza ariko ukagira umutima w'Imana muri we ntucike intege, uko nako no gushyirwa hejuru. Iyo tuvuga gushyirwa hejuru, ntabwo ari ukuvuga ngo uzaba uri muri etaje yo hejuru cyane, abandi wenda bari muri yo hasi. Oya, turavuga gushyirwa hejuru mu buryo bw'umwuka, kuko uyu muntu aba afite ubutunzi bw'Imana. Uyu muntu aba n'umufatanyabikorwa n'Imana. Ikindi, iki giti cy'umwerezi kigira amababi yacyo asa neza, kandi kigira kuzamuka kigatumbagira kikagera hejuru cyane. Ni nabyo mpamvu biravuze ngo uyu mukiranutsi w'Imana azashyirwa hejuru, amere nk'umwerezi w'i Lebanoni. Abarozi harigihe bashaka gushyira umuntu hasi, ariko kubera ko uri umwerezi ntupfe gushyirwa hasi, Imana ikongera ikakuzamura. Iyo tuvuga gushyirwa hasi, biranasobanuye ko hari nabo tugira mu buzima busanzwe bashaka kugira ngo barangize ubuzima bwacu, babashaka kugira ngo dupfe, bashaka kugira ngo ntitugire icyo twimarira. Ariko kubera ko umukiranutsi w'Imana biravuze ngo azashyirwa hejuru, azamera nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ni igisobanuro cy'uko Imana igenda imurinda, igenda imwoherereza ingabo nyinshi, igenda ibana nawe, igenda imuproteje, igenda imukomeza. Icyampa abantu bari kutwumva muri kano kanya bakizera muri rino jambo, bakizerera mu ijambo ry'Imana, bakavuga uko byagenda kose twebwe turiyemeje ko Imana igomba kudushyira hejuru. Tugiye kuba abakiranutsi b'Imana, tugiye gusenga, tugiye kwizera Kristo, kuko Imana ivuze ko umukiranutsi w'Imana azashyirwa hejuru, kandi azashisha nk'umukindo,
ndatangaje muri kuno kwezi Imana igushyire hejuru. Wowe uri kuntega amatwi, Imana igushyire hejuru, kandi imara gushyira hejuru ibyagushyize hasi ni byinshi. Hari igihe ushyirwa hasi n'ubuzima, hari igihe ushyirwa hasi n'amateka, hari igihe ushyirwa hasi n'aho wavukiye, hari igihe ushyirwa hasi n'abanyamagambo, ariko n'ubu umukiranutsi w'Imana ukegera Imana, Imana izagenda igushyira hejuru, izagusumbisha abanzi bawe, izagusumbisha abagome, izagusumbisha abakugambanira, izagusumbisha abakuvuga nabi. Icyo usabwe ni iki? Ni ukwizera Kristo, ukaba umukiranutsi w'Imana, Imana izagenda igushyira hejuru. Ikindi kintu cyagiye kineza muri ijambo ni uburyo Biriya yavuze ko ngo kandi uyu mwerezi w'i Lebanoni, iyo birivuze ngo tuzashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni, ntabwo bivuze ko tutazaca mu bitugerageza, tuzabicamo. Buri icyatumye Sadaraka, Meshaki na Abedenego baca mu itanura ry'umuriro, isi yari yashatse kugira ngo ibashyire hasi, ariko Imana ibashyira hejuru. Uzi ikintu nahishuriwe kirimo ni uko abantu tudakwiriye rimwe na rimwe kwivovotera ibigeragezo ducamo, cyangwa abanzi tugira, cyangwa abaturwanya, cyangwa abaturoga, kubera ko hari igihe ariyo nzira Imana iba yateguye kugira ngo ushyirwe hejuru uciye muri iryo shuri. Imana yiri kubona abanzi bawe bakurwanya ari benshi, hari igihe Imana iba yarabonye ikabona niyo nzira nziza yatuma ugera ku gisubizo cyawe. Urugero ntabwo Yosefu ari agambanirwa na bene se, arimo aragambanirwa, ntabwo yabonaga yuko ariwe azabera umwami. Menya yaranabanze bikomeye cyane. Menya yaranabanze, kandi nawe wabanga wagera kubitekereza. Sadaraka, Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umuriro, barimo benyegeza karindwi. Ntabwo muri bo ndahamya neza, ndashidikanya, kuko ntibaravuze ngo naho itadukiza, babonaga ko Imana ishobora kutabakiza. Ako kantu uriya bagashyizemo, babona ko binashoboka rwose. Baravuga ati biranashoboka. Icyo ni igisobanuro cy'uko Imana ijya yemera ko duca mu bigeragezo, ariko namenye neza, ndashidikanya ko abatwanga, abatugambanira, abatuvuga nabi, abadusebya, Imana hari igihe iba yabitsemo inzira, ari ryo rembo Imana iba yarateguye ryo kugira ngo unyuremo, kugira ngo Imana igushyire hejuru y'abanzi bawe, kugira ngo Imana ikugirire neza imbere y'amaso y'abanzi bawe. Igihe cyose bigeragezo ducamo ntitukajye tubyanga cyangwa tuvuze induru, kuko muri ibyo bigeragezo tuba ducamo hari igihe Imana iba ariho yateguye neza, ikavuga ngo pe, niho ngomba kuzagirira neza, kuzihesha icyubahiro kuriya mukiranutsi wanjye. Niyo mpamvu abantu benshi nabakangurira kuba abakiranutsi, bakizera, bakabana n'Imana. Ndagira ngo mbwira abaduteze amatwi, wowe uri kunyumva, n'uwo umukiranutsi w'Imana, Imana izagushyira hejuru, Imana izakugirira neza, Imana izabana nawe. Ndagusengeye uri kuntega amatwi kano kanya, Imana igushyire hejuru y'abakurwanya, Imana igushyire hejuru y'abakuroga, Imana igushyire hejuru y'abagutongera, Imana igushyire hejuru imbere y'amaso y'abanzi bawe, babone kugira neza kw'Imana imbere y'abo ngabo bakugose. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndakeka twasubikira ahangaha, ariko ndakeka buri wese uri kutwumva yumvise ko akwiye kuba umukiranutsi w'Imana, kuko iyo ubaye umukiranutsi w'Imana, Imana igenda igushyira hejuru, ikakwamamaza, ikakugira neza, ngo tuzamera nk'umukindo. Ikindi ngo tuzashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Nari ntangaje ngo uku kwezi mwizere yuko tugiye gushyirwa hejuru. Impamvu baturoga ntibadushobore, ntibashobore kutunyeganyeza, nuko turi umwerezi w'i Lebanoni, nuko hari ukuntu Imana yabigenje ikabana natwe, ikagenda idushyigikira, ikagenda idukomeza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndizera ko hari bamwe badukurikiye bagize ibintu bigamo. Uku kwezi ni uko gushyirwa hejuru ku babyizeye. Ni ukuri hari byinshi ngiye mbashije gukuramo, gukura cyangwa kuzamurwa nk'umwereze w'i Lebanoni. Tushimiye abadukurikiye rero, kandi nawe mushimira Profete Rukundo. Amen. Ubwitange bwawe wawitanze kugira ngo tugufatishe, ntabwo biba byoroshye. Ufite abantu benshi, urimo gusengera, uri mu kazi,
ariko n'umugisha kuba twakubonye. Amen. Amen. Reka dushimire n'abakunzi bacu, mugire ibihe byiza. God bless you.